Simerwa, Burarirwa, Beka, Sina Gerard n'abandi bakire benshi harimo abo musanzwe muzi bagiye bayobora iyi kipe ya Rayon Sports. Amata byaye amavuta, reka mbanze mbasuhuze, nitwa Tizo Rwanda. Ndabasuhuje cyane bakunzi ba Tizo Entertainment, mukomeze kudukurikirana. Uyu munsi twibanze ku ikipe ya Rayon Sports. Abakunzi ba Rayon Sports, mujye mu bicu, Imana irabasubije ngo umugisha, nkuko ikipe yanyu ari iy'Imana koko ntibitinze. Reka dusuhuze abantu bari mu gihugu cy'u Rwanda, mu Burundi, muri Tanzania, Kenya n'ibindi bihugu, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, i Burayi n'ahandi hose mu bihugu bikikije isi cyangwa bigize isi. Turabasuhuje abakunzi ba Rayon Sports, aho muri hose muvuge ngo Imana irabakunda koko. Itangazo risohotse aka kanya uyu munsi tuvugana ngo mbese murabizi mu minsi mike Rayon Sports yarigeze aharindimuka bavuga ngo ubwegure bw'abayobozi bakuru, Perezida Jean Fidèle wari timu ushinzwe imyitwarire y'abakinnyi cyangwa no guhemba n'ibiki byose, nawe ngo yeguye. Ese ibi byavugwamo ni ibiki? Kugenda kw'abakinnyi, kudahemba abakinnyi, imishahara y'amezi menshi igiye itandukanye mu bakinnyi hagati, ngo kuvunishije abakinnyi n'ibindi. Ese iyi kipe mu by'ukuri zahangana na Mukeba? Ngo Mukeba yo APRFC ngo bari kwishima cyane, bari mu byishimo mu gihe bitegura ikipe ya Pyramid. Ngo Rayon Sports igira ibisubizo byinshi, niyo mpamvu iyi kipe ntiyapfa kuvaho ubwayo. Ferwafa cyangwa Minisiteri ya Siporo yareba uko bigenza. Nyuma y'uko Rayon Sports yagiye igira ibibazo by'amafaranga bigiye bitandukanye, bikavuga ko igomba kugurwa n'umuntu umwe cyangwa abantu bishyize hamwe, kuko imiryango igiye iyifasha cyangwa abaterankunga bayo badashobora kuba bayihaza, kubera yuko Rayon Sports ni ikipe ikomeye, ifite ubukombe n'ubutware, ishaka gutwara ibikombe no kwigabiza andi makipe mpuzamahanga muri CAF Champions League zigiye zitandukanye, yinjira mu matsinda. Ikipe yateguwe inkunga n'umuterankunga wayo mukuru Skol Lager. Iki ni ikinyobwa gikorwa na Skol, igaterwa inkunga na Shop Life. Bibutse ko ari kampani ya Mr. Easy. Mr. Easy muramuzi cyane, umunya-Nigeria wagaciye bigacika, nyiri Bet Power. Ngo muri siporo yajaje iyi Rayon Sports kakanya nk'uko tubivuga. Reka nkubwire abantu bakomeye cyangwa kampani zikomeye zigiye kwitera inkunga. Kampani ya mbere mu binyobwa hano mu gihugu cy'u Rwanda, iyo nta yindi, Burarirwa, ikora Fanta, Mitsingi, Primus, ibindi binyobwa byinshi bigiye bitandukanye. Iyi ni Burarirwa, murayizi, kandi ikaba yamamarizwa n'umusitari uteye ubwoba Bruce Melody. Bivuze ngo na Rayon Sports irabifiteho uruhare ku muhanzi Bruce Melody. Mbese nta kirori Rayon Sports izongera gutegura kiburemo Bruce Melody. Amata byaye amavuta nk'uko nabivugaga. Kampani ya kabiri nta yindi ni Simerwa, kampani nkuru mu Rwanda na hano hose muri Afurika mu gukwirakwiza sima zikomeye kandi zihenze kandi zirambye. Iyi ni kampani y'abanyemari batandukanye, abanyapolitike batandukanye, abayobozi b'iki gihugu bamwe na bamwe. Iyi kampani iteye ubwoba nk'uko nabibabwiye, ikaba n'igiye kumena amafaranga muri Rayon Sports. Ngo ziracyaza kampani nkuru cyangwa banki nkuru hano mu Rwanda, imaze kugafata banki y'umujyi izwi ku ruhando mpuzamahanga. Iyi banki ikaba yarigabiye iyo bita Arena, Kigali Arena, ikayita izina ryayo. Iyo nta yindi ni Beka, Bank of Kigali. Iyi Beka niyo banki imaze gukwirakwira cyangwa kwamamara hano mu Rwanda, gukoreshwa n'abajene benshi cyangwa abasirimu. Ngo ni banki y'icyerekezo. Iyi ikaba nayo yemeye gufatanya na Rayon Sports kumenamo amafaranga. Bibutsa ko iyi Beka Arena ari iyabo. Bivuze ngo
iby'imikino nayo yabyinjiyemo ije. Umunyemari uzwi cyane ukunzwe, mbese abenshi bamuzi mu majyaruguru, abenshi bamuzi mu duce dutandukanye, mbese icyicaro cye kiri mu majyaruguru ariko ibinyobwa bwe byose bigera mu gihugu hose, dore ko birangwa n'izina rye rizwi no mpuzamahanga. Uyu ni umukire ubasha kuba yaguriza igihugu mu gihe gifite kirize. Ni umukire kubera amafaranga yiwe, bimwicazanya n'abakomeye, atumizwa mu nama zirimo abaminisitiri, abaperezida, ibikomerezwa, abanyenganda n'abandi benshi bagiye batandukanye. Ese wavuga iki mbese cyangwa wahakana iki ko ikipe igiye gukomera? Uyu ni Sina Gerard. Sina Gerard muramuzi, afite icyicaro gikuru mu karere ka Rulindo mu majyaruguru. Abajya i Musanze na za Rubavu murahazi, bahita kuri Nyirangarama kwa Sina Gerard. Afite amata y'Inyange, amata meza cyane, afite amazi ya kandi, afite akarabo, afite agashya, akabanga urusenda rwayogoje, mbese ngo afitemo n'amahirwe kubera ko ikipe yiwe ya Sina Gerard yamaze kujya mu cyiciro cya kabiri, ngo bamwe nimwe azajya bazamurira mu ikipe ya Rayon Sports, bakaba bagiye gusinyanya amasezerano. Abanyapolitiki bakomeye tutabasha kuvugira kuri izi mikoro, aba ofisiye bakomeye, abagabo bakomeye muri iki gihugu bayoboye Rayon Sports, Gacinya n'abandi benshi, ba Muvunyi n'abandi benshi bagiye batandukana bayoboye siporo, bemeye gushyiramo amafaranga. Iyi kipe igiye kuba inyamafaranga, igiye kugura umukinnyi wa miliyoni 2 z'amadolari. Iyi kipe igiye guhangara andi makipe ateye ubwoba hano ku isi, muri Afurika. Ikipe y'Imana ikunzwe n'Imana n'abantu, mbese abanzi bayo bo ntacyo nababwira kuko ntacyo bakora. Ikipe yamaze kuba ikipe y'ubukombe, yamaze kuba ikipe y'Imana, ngo igiye kubona ubuyobozi bushya kandi buyikorera cyane. Abakinnyi bagiye guturuka i Burayi na hano hose muri Afurika, igiye gutunga bamwe mu bakinnyi bakomeye nk'abo muzi nk'aba Aziz Ki hano muri Tanzania, yongera itunga abakinnyi bakomeye b'ibikomerezwa nk'abo yigeze gutunga nk'aba Onana, bakayijyana mu matsinda. Iyi kipe irashaka gusubirayo, yasezoye, kandi iyi kipe igitanga icyizere ku yandi makipe, kuko ubu yiyemeje kuza ije, kuko abanyemari benshi bagiye batandukanye, umunsi ku munsi nzajya mbereka cyangwa mbagezaho update za kampani zemeye kuba zajya muri Rayon Sports zigateramo inkunga. Ndabasuhuje cyane, ndabashimiye cyane, mwe dukomeza kubana, mudahwema kutwereka ko turi kumwe, turabakunda. Nitwa Tizo Rwanda, bibutsa ko ugomba gukora subscribe kugira ngo tubashe kubana, like na comment. Ibyo bitekerezo byanyu birakenewe. Amahoro abe ku ikipe ya Rayon Sports n'abafana.